Mesiya urumugabo witwaripe urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga sema nami Mungu wangu useme nami nyavuze ngo sema nami asanga twibwa hey kazungu yanayumvisha hagara nagari maze sema nami nashira nyumva maze rinda neza mumfashe icyo hatagira ukwa muri ngabire yawe mwaramutse uraje ni ibikarito ko ndaje amasimba ku ngendo limited kohereza umuzigo wanje hanze muri Amerika yabo nukuri kose iyo ugenda se mbere y'umuzigo ukagusanga ubuzanduranitse wa mukobwa wanje yaguze visa yari afite uko nipe none bwasi ariko wagera kagusubira inyuma ingendo limited yohereza umuzigo ishiraga ikora kigatungana pe hanyuma ikindi kintu ikora nukuvuga ngo visa urandika ko kanya ngo kubirandura aca ku mavuta ako kanya kamisohoka nyabona ikindi kintu ikora warukize se itangana tike indege ukamugende ukeneye niho waruwekeje nuko niho ngiye ingendo no gutwazaga dore kuri kose ingendo limited ingendo turasuje bene data muri nawo mutarimane bahereza umugisha ngani kuri sekere n'abanga turi kumwe n'abasore bagiye batandukanye tugiye gutangira batwibwira kwa ngo gahunda igenda itera imbere je amazina nje wanita mugabe Serge wiseka rewe iki komeza wowe twegeranye urarya ingumi okay hangani kuri sekere nk'ibisanzwe hanga turi mu gace ka Gidora i40 woti 5 twegerane n'ubwo inge atari taxi senega we uri muri kamera uri muri stand okay amazina yanje nari ntange nivuga banita mugabe Serge mushumba manager giryo twararyemeje ntiyashizweho umukono eze kuraseka gutereye mugabe Serge ndomnya byinshi umugege umwishwa abasamare kanga buri muntu agende yivuga mu masegonda twagiye bakwitanda amazina ni yakoze David urumuki musinzira mushomba ukamwishwa otwari wowe nitwa Mutegetsi James ndi umusita mwishwa abanyabyinshi ukoye mubaki ukoye mubaki gukwaje ngo ukowe mubaki ukowe mubaki guko gute abagukoye nabaje we nduve we komereza uriya we andege kase ukowe mubaki cyo kibazo wapi ushatse mubaki nje sindashaka bakwitande banyitira koze Christian vuga cyangamutse banyitira koze Christian urumuki ndi umwego umwishwa w'abasita nukuri yego ya ngwine kagomo yira rwana misirano yitegereza ubwo nagenda rwama nambara ndo muziranenge yo mu minembwe amazina ni shaka Olivier ndo munyabyinshi w'umugigi mwishwa amazina ni Ndanyuzwe Lewis ndi umunyabyinshi w'umukabu ya Jean de Dieu ndi umunyabyinshi w'umukabu umwishwa abasinzira nuko Senegalais ndi umusita umufirira umwishwa abazigaba kufite igikabje nagaye kuraseka kuraseka iki kimbwira naje duseke ariko uzamumva sasa nica kibazo nyine Senegal yakomeje kuvuga sasa aba n'abasore b'abanyamurenge tugiye gukina kagakino mwaye mutangiye kumenyera n'undi tigafite kureka muvuge ngo kureka muvuge ngo haleluya muvuge ngo haleluya amen bavuze ngo bwari rero bavuga amen muvuge ngo haleluya wareke kutugora uvuga ngo haleluya amen sa tugiye gukina game
yo kuririmba aho umuntu asoreje inyuguti aho umuntu asoreje akaba ariho undi akomereza umuntu afite amasegonda 10 ko turajana abafite amasegonda 10 nje ndayabara nigo muri amasegonda 10 arama agira gute aratatuzi warabavuye mu murongo sa reka dutangirira aho hirya duhindirimbo ndagufatira uyu munsi nuwanje oh my god nimufatira mvugire cyo bitwaye akira fata satani yakugiyemo manandurira amaso yanje ku misozi zirikana icyo hawe ririmba Ririmbo wa murezi iyo microphone ko ihano hasi gute banza utuzi ntago wamusobanurira ntabwo yamenye wabyumvishe ahantu ngo zirika uraririmba ya nyuguti yasoreje nawe indi ndirimbo nshasha utuyitange itangizwa nazi wabyumvishe wabyumvishe oya humura rewe ne humura George Jandodi humura ntago asubira wowe reka nkwereka ntago uri buririmba indirimbo naririmba kujya ngenda itandirimba ndahitanyirwa nazo kandi ikindi urumva ufite amasegonda 10 oya Senegal nawe yaririmbye indirimbo mbi ziraridutse izo ngike umvishe ahantu yarangirije namukaburiye yewe namutunga sawa ndeka atangire nyine ngarimba nk'akantu kamwe numve nyiririmba byaje imisozi itarabumbwa isi itarabumbwa uhereye kera kose uruko wahoze ze itonde bamwe segonda yashi shaka heza rewe stress twagi uzifa go ze yatsinzwe nayo twagiye komeza turakomereza uriya nyine yagize ze wera pa waziri rapa na ze zenguruka wiruke yatsinzwe amakuru ndashize ngo yatwagiye ze ko yagoranye uzigita reka ndabereka nawe urayivuga Senegal nta nubwo wavuga za naza ntari ngatwagiye kuri nshewe zenguruka duhure ngumukandara nana ndiwe twagi indirimbo ya ze nzera David komereza muze mutegeza amasegonda 10 mashinga ze nizeye ko ze ni sangirize nizeye iki subu ngo nize watsinzwe Senegal nawe urayitubwira reka mvuge akira dusanzwe tubikora uko oya ibyo no subwo umuntu yatsinda gerageza uvuga utankora nakubwiye sasa ngukora uva ngwereka dusanzwe dukora umuntu watanze indirimbo bayinaniwe abatsinze natsinze we yatsinze natangira indi mwe munaniye guhimba indirimbo itangizwa na Zefania naririmba indirimbo yo mwikorana itangizwa na ze Jean de dutangira indi ndirimbo turagenda n'ubundi gucyo twese arabizi samura microphone muri banza tuze nyishake iyo mwikorana ukunda afashe microphone ndayi hano fani yo mu gitabo narababariwe gose ubundi umwana w'Imana oh haleluya icubahiro n'ubwiza zawa indugaze Jeriko zawe nale reka mfukame reka mfukame usoreje me iba yo ndirimbo me ariko gatwarangije kuri le
me muceceke oyo yatsinzwe amasegonda yo yashize tubam twagenje me Messiya uri umugabo w'intwari pe urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga irahunga nga kwa nga Devi ngarukira watsinzwe twagiye Senegal twagiye yatsinzwe twagiye ngaho ririmba izamazamuka Rakota. Kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi? Kama siyo wewe ningekuwa wapi mimi? Twagere wisimi. Mimi ni nani nisimushangilie Bwana? Wewe ni nani usimshangilie Bwana? Nasisi narababariwe man narababariwe rwose Kome se Izikomeye man. kandi se nanjye Se ko wabuze. ibaho agari se Iyo ni ya waziri se ko wabuze ze ni ze sasa ze no oya ni se turacyari kuri se ni ze turi kuri se ntabwo oya ntago ariko yatangiye nyine oya turacyari kuri se y'ingo twaye se ese nande ese amasegonda niyashije uyu nguyu aragikomeza gusa twagiye se nanjye byanze ukomeye yitekereza amasegonda yabanza arangiye se ninde uje vuba cyane ariko nta kibazo se ngo se batu hari indirimbo yantuze arya kano gahungu kaka South Africa ngiye Yama sibaho iyo ndirimbo una mutipe ngo gute umbize se ninde wakwitanga umugambi tanga twagiye shaka yaratsinda yo ni sasa ni se sezera mugenzi wawe Sema nami Mungu wangu useme nami nyavuze ngo sema nami asanga twibwa oya hey kazungu oya nayumvisha reka hagara nagari maze sema nami nanjira nyumva maze taso ushaka ne watsinda taso ne karahimba muwatangi bwagi ni bitako bitanu ubwo babiri nibo bamaze gutsinda sitafa moyo ninajua wewe uliniita ninifu kazi ulioanza maishani mwangu na kuamini utaimaliza. zararyoshye mu mageto hose se man yayitsinda nta kibazo nyine komeza se hari niyo bari bavuze ya se nimbu komereza se uvuga kaza kwa uja kwiruka iyo se yadutsinze semana roho yangu semana
arayihimbye Sema nami Sema na roho yangu Yeye mwahimenye hii Yaikuwa kukira kopendari Uwe neza muri nge ngo mwana we muri nge nose wasinakomeje Ntago Ntago watsinze. ugomba kuririmba indirimbo ngizo ngo yatsinzwe ngo nguwe neza muri nge amba hafi ndetse arampamagaye nta kibazo twayumvishe uwe neza ndashika kamye mu Yesu uwo mwamaza nkomeza za Mara we kubara ayiwe kwanga zipemba we za zawa endoga ze Jericho zawa na nza Yeah. itangirwa na za kandi nza warangije kuri nza wawagize gute ni nza muri Yesu ndashikanye muri uwo mwamaza nkomeza za ni za ni za ni ni za Zawa. nyine zawa zawa endoga ze Jericho zawa zawe na le nyine ngo arakareka nkomeze n'ubundi nahamuhaye zawa zawe na le ngizo inkike ziyeriko ngizo zirarirutse ndatsinze twagiye muri niko na waziri dushakira karate aya yatsinzwe waziri aya amasegonda arashize yashize ni ndatsinze oh my god sinzi aba Tujekane wa Tetsema haige basaba iranga kuri Tetsema kurabita no mu kinyarwanda watsinze Tetse hawa de tsimbarara ku mwami nagayitsi ngo tsimbarara ku mwami niyo mvuga nimba ari tsa ubwo ariyo ngombaga nimba ari cya ariyo icyo gihe kana nganga ubwo nitse tsimbarara ku mwami kurahimba wani ndaza ya tse twagiye Senegal Semalale ibaho yabazu ja kuri YouTube nyikwereke Semalale nchebete nagaritse nitse gace karimo niko gatangira ako gace karimo ntabwo ari yatsinda ifite abantu uzatsinda ibitero birenga 4 Serek ubesheje kwani yosha ubeshe yosha kwa satani ariko simbeshe aje kwa kandi kwesha ni cyacu aje kwa mama we eh aje kwa mama we cyase ne kuko uhura na mama tarashaka aje kwa mama we manami mi uronge ngiye kubara amasegonda reka ndirimbe sema nami njebete se wari cyo kunsubisha mu busawo oshanseke ni sindi kukurabisha mi komereza ntago ndirimbanye ntari reka mbaze nsobanure kugira ngo abantu batagira ndi no kubesha hano iyo uzi indirimbo ukwitangira sibyo uzi na melody yayo tuza dushaka ijambo rirangira kuburana ngari we banzuririmba ararimba kuri mimi erega ko turanafashwa papa jewe ikintu kiba gihari ririmba wisobanura birebire sema nami njebete manami zabako ni nako wanavyisha mi sawa ko je sinzi ukirangira ariko agatangira ndakaza aho ngaho ntabwo twagakwiye kuzemera kuri twiba ngaho karetse mu bikuye mimi bara wowe mubari yasiri fata jya microphone wauje mimi na wewe ririmba nyine komeza nayazi tubage mimi
Mimi ni nani nisimshangilie Bwana? Mimi ni nani nisimshangilie Bwana? Hakuna mulima ambayo yeye hawezi kushindwa, hakuna tatizo ambayo yeye hawezi kushindwa. Wewe ni nani usimshangilie Bwana? Wewe ni nani usimshangilie Bwana? Ndarangiriza unshakira, hakuna mulima ambayo yeye hawezi kwa kweli wamutumainia ni kama mulima Sayuni, ni kama mulima Sayuni. Bwana amani milele, una amani milele. Kwa kweli, kwa kweli, kwa kweli. Tekereza wishizeho ku kanwa microphone. Konda bari. Riraryoshye. Oh yeah. Izina rya Yesu. Bavuga gute? Riraryoshye. Siri uzi ko wambwiye. Yarangiye. Oya riraryoshye nayitubwire. Nayitubwire ndi. Yananiwe ahubwo. Komeze mubare. Koza. Tugenda gusoza bro. Sa. Amasegonda ashize. Rirarimbutse. Oya nje yananiwe ngo amasegonda yari yashize. Iminota 21. Linda neza icyo wahawe. Ngiye kutanasoza. Linda neza mumfashe icyo hatagira ukwambura ingabire yawe. Sasa turabashima Imana ibahereze umugisha muri hose. Tubabwira ngo ikiganiro nakagaruka, abatarakora subscribe bayikore, harya umutuku hari n'ahandi h'umukara. Naje ndaririmba. Mukore subscribe, share, like na comment kandi mumbawe nahimbye. Sawa, Itone. Ukiwa wewe unanyamanza, kazi ya Mungu inaendelea. Ikiwa